Ikaze kuri La Perivanche TV aho tuganira ibiganiro bitandukanye ku mirire no kuboneza imirire, muri kumwe na nutritionniste diététicienne Mukakayumba Anastasie. Uyu munsi tukaba turi burebere hamwe ikintu gikomeye cyane kijyanye no kurya imbuto nyinshi umuntu abyita ko ari gukora neza. Turarebera hamwe urugero rukwiriye rw'imbuto dukwiye gufata ku munsi, impamvu dukwiye kwitondera izo ngero, hanyuma kandi ibyo tuvuga muri ibi biganiro bishingiye cyane ku byegeranyo ndetse n'inama tugirwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima. Muri iki gihe ubona ko abantu bagenda barushaho kumenya agaciro ko kurya, cyane bagiye bamenya n'agaciro ko kurya imbuto. Ariko muri uko gukanguka hari igihe dushobora gukanguka nabi ugasanga twakoze amakosa, ibyo twibwiraga ko bigiye kutugirira umumaro ku buzima ugasanga ahubwo biteje akaga ku buzima bwacu. Aha rero nifuje ko tuganira cyane ku bijyanye n'igipimo cy'imbuto tugomba gufata. Imbuto nk'uko tubizi ziri hamwe n'imboga mu gice cy'ibiribwa birinda indwara, aho iyo turi kwiga isahani twakwita kuri standard, aha hajya imboga n'imbuto, aho igice kimwe kiba kiriho imboga ahandi hakaba hari imbuto, hanyuma ahandi hakajya ibyubaka umubiri, ahandi hakajya ibitera imbaraga n'ubushyuhe. Turareba rero imboga zikwiye kuba zingana gute, imbuto zikwiye kuba zingana gute. Imbuto rero muri uwo mujyano ni ikiribwa cyangwa se ni ibiribwa birinda indwara, biduha ibinyabutabire bitandukanye birinda indwara cyane, birinda indwara z'umutima, kanseri zimwe na zimwe, ndetse bikarinda umubyibuho ukabije. Imbuto zikaba zibikesha kuba zikungahaye kuri vitamine zitandukanye, ku myunyungugu ndetse no ku dukatsikatsi tubibamo, bituma umubiri wacu ukora neza ndetse bigatuma urwungano rugogora rumera neza. Imbuto rero ntabwo ari ikiribwa abantu bagomba gufata ku buryo bidafite urugero, kuko uretse izo ntungamubiri tuvuze harimo n'amasukari cyane, kandi imbuto nyinshi zirimo isukari, zikaba zikungahaye cyane ku isukari bita fructose. Iyo sukari umubiri uyikeneye ku gipimo kitarenze garama 50 ku munsi. Iyo umuntu yayirengeje bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima. Izo ngaruka rero harimo kuba umuntu yakwiyongera ibiro cyane, kubera ko iyo sukari iyo umubiri utayikoresheje uyihinduramo ibinure ukayibika. Ishobora gutuma igipimo cy'ibinure bya triglyceride mu maraso byiyongera cyane. Ibyo binure bya triglyceride iyo bibaye byinshi bishobora kujya ku miyoboro y'amaraso bikayangiza, ndetse bishobora no kujya ku mwijima. Buhoro buhoro umuntu akazarangiza afite umwijima uriho ibinure, icyo dukunda kwita fatty liver cyangwa se steatose hepatique. Rero murabyumva ko kurya imbuto ntabwo ari ukuzirya uko twiboneye, kuko kurya nyinshi bishobora guteza akaga, ndetse mu ngorane zindi zishobora kubaho twabonye ko zikize kuri twa dukatsikatsi dutuma amara yacu asohora imyanda neza. Iyo tubaye twinshi natwo mu mubiri dukurura amazi menshi, bigatuma umuntu ashobora gucibwamo cyangwa se akanumva yabyimbye ku buryo yumva adafite umutekano mu nda. Niyo mpamvu rero umuryango mpuzamahanga wita ku buzima watanze inama kuri iyo ngingo, utubwira ko nibura ku munsi dukwiriye gufata amagarama 400 y'imboga n'imbuto. Ahangaha hakaba harimo ari byo dukunda kwita porsiyo. Iyo porsiyo rero imwe iba ikozwe n'amagarama 80. Ni ukuvuga ngo dushobora kurya porsiyo ebyiri z'imbuto na porsiyo 3 z'imboga. Hari kandi icyo ni igipimo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima watanze, ni igipimo kiri minimum, ntabwo wigeze utanga igipimo cyo hejuru. Nibura ni ukuvuga ngo omwe cyangwa se nibura ntukajye hasi y'amagarama 400 y'imboga n'imbuto ku munsi. Aha ukaba waba ufitemo ubwoko bw'imbuto bubiri, ndetse ukagira n'imboga ubwoko
nabwo butatu. Impamvu imboga ziba nyinshi kurusha imbuto ni uko mu mboga ho nta sukari nyinshi ibamo. Imboga zikungahaye cyane kuri twa dukatsikatsi, bikagira vitamine n'imyunyungugu kandi ntizigire isukari nyinshi nk'uko bigaragara ku mbuto. Imbuto rero zo tugafata porsiyo ebyiri, ni ukuvuga ngo ndetse nanone ku nama z'abantu bazobereye mu mirire batugira inama y'uko dushobora gufata porsiyo ebyiri kugeza kuri eshatu z'imbuto no kuva kuri porsiyo eshatu kugeza kuri eshanu z'imboga ku munsi. Cyane cyane rero ntabwo tugomba nyine kujya hasi y'amagarama 400 ku munsi. Ni ukuvuga iyo tuvuze porsiyo tuba tuvuze nibura porsiyo ku mbuto ufashe oranje imwe iringaniye, ugafata n'umuneke munini uringaniye, iyo mineke uwo muneke n'iyo oranje bikoze icyo bita ubwo porsiyo ebyiri. Ku mboga nanone tuvuga ko porsiyo ikozwe n'imboga za zindi mbisi wakase ukazishyira mu gikoresho gishobora kuba gifite garama cyangwa se mililitiro 250. Izo ngizo iyo zihiye ziba zicagase icyo gikoresho, ibyo bikaba biguha icyizere cy'uko utarengeje mu mboga wariye cyangwa se mu mbuto wariye. Aha ngaha rero ntabwo ari byiza ko umuntu akoresha imbuto nyinshi cyane nk'uko nyine bikunze kugenda bigaragara. Nk'aka kaboro kuzuye imbuto deja umuntu aba yamaze kurengera. Rero muribaza ko hari abantu bajya muri resitora bagafata icyo bita isahani y'imbuto, aba ari isahani nini ku buryo izo mbuto azirya buri munsi akumva ko yariye neza, yahaye umubiri we ibikwiriye. Icyo tugomba kumenya ni uko ibintu byose nubwo byaba ari byiza, iyo birengeje urugero biba byabaye bibi. Rero tugomba kubishyira muri gahunda yacu, tukamenya yuko igihe tugiye kurya imbuto atari ukubanza kurya izuzuye ino sahani yose. Kandi ni byiza cyane iyo tugiye kurya imbuto ko tuziha umwanya wihariye kugira ngo umubiri wacu ubashe kuzikoresha neza. Nubwo mwabonye hano ko ku isahani ziri ku gice kimwe imboga n'imbuto, ni ukugira ngo nyine tumenye uruhare zikwiriye kuba zifite ku igaburo ryacu. Ariko imbuto akenshi biba byiza kuzirya tukazirya zitaruye ifunguro ho isaha imwe cyangwa amasaha 2 kugira ngo umubiri wacu ubashe kuzikoresha neza. Ni cya gihe umuntu yita ko yagiye gufata akantu ko kwica isari cyangwa se gufata korasiyo, aho kugira ngo ufate korasiyo wenda y'isambusa, y'amandazi, wajya ukoresha imbuto. Aho ushobora gufata pome imwe ukarya na oranje imwe, aho ushobora gufata igisate cy'avoka ukarya n'umuneke umwe, aho ushobora gufata agatasi ka 250 ml, tuvuge urugero hakangaka gafite garama 200 cyangwa mililitiro 200. Imbuto zuzuyemo ahangaha ziba zibaye ku buryo aba ari imbuto zihagije, ndetse n'imboga zuzuyemo hano zitetse ziba ari imboga zihagije. Murabyumva rero mukurikije uburyo muri iki gihe abantu babona imbuto, uburyo babona ubuzima no kubusigasira. Hari igihe umuntu agakoresha byinshi ugasanga ahubwo azanye ingorane aho kugira ngo bibe ari ibintu byiza. Hari umuntu ku ifunguro rya mu gitondo arya isahani nini y'imbuto, ndetse na nimugoroba akavuga ati njye naretse kurya, akarya nanone isahani yindi y'imbuto. Ejo yajya kwa muganga bati ufite ibinure byinshi ku mwijima, cyangwa se bakamubwira bati ibinure byawe bya triglyceride ni byinshi, hanyuma agatangazwa no kuvuga ati ese ibi ko ntabirya, ko ntarya ibi n'ibi n'ibi, ibyo bintu byaturutse hehe? Tukubwire rero yuko
Mu mbuto naho iyo utazitondeye ushobora gukuramo akaga gakomeye. Ni byiza ko tumenya ibipimo dukoresha kugira ngo tubashe kurya kandi turye mu buryo buri responsable, mu buryo ibyo turya bitatuzanira ingaruka mbi ku buzima mu gihe twatekerezaga twebwe ko turimo kubikora neza. Hari aho twagiye tuvuga amagarama, ariko hari n'ibipimo biba bisanzwe abantu bakoresha mu rugo bitandukanye. Tuvuge ni urugero nk'iri cupa ry'amazi, turabizi twese ko rifite mililitiro 500. Iyo ushatse gupima nanone igipimo cy'imbuto zawe udafite ikindi gikoresho, kano gacupa icya kabiri cyako nibura imbuto zuzuye hano, imboga zuzuyemo hano, izo mboga ziba zibaye kuba ari izo ukeneye ku munsi, kuko ziriya ntungamubiri zo mu mboga n'imbuto ntabwo umubiri uba ukeneye byinshi cyane. Iriya kantite iba ihagije kugira ngo iduhereze imyunyu dukeneye n'amavitamine ndetse na twa tuntu tw'udukatsikatsi tuba mu mboga n'imbuto umubiri wacu ukeneye ku munsi. Abantu benshi rero bakunda kwibaza bati najya imbuto zingana gute, inyinshi ni izihe? Ndatekereza yuko wabisobanukiwe. Nanone ukibaza ngo igihe cyiza cyo kuzirya ni ikihe? Ese ni mbere yo kurya, ni nyuma yo kurya? Ibyiza cyane ni nyuma y'uko wariye, kandi bikaba bitegeranye cyane n'ifunguro, kuko hagomba gucamo nibura isaha imwe cyangwa amasaha abiri bitewe n'ubwoko bw'imbuto wariye. Nk'igihe wariye amapapayi, inanasi, byo ushobora no kubirya mbere y'isaha, kubera ko n'ubundi bizana imisemburo yunganira cyane igogora, bitandukanye n'igihe wahita ushyiramo watermelon cyangwa wahita ushyiramo avoka, kuko icyo gihe ntabwo digestion yawe ntabwo igenda neza nk'uko byari bikwiriye, ariho usanga imisemburo imwe n'imwe mu gifu itavubuwe uko bikwiriye, hanyuma bigatuma igogora rigorana, ndetse byagera mu mara hepfo amabagiteri yo mu mara agahindura isukari yo mu mbuto itagogowe neza, akayihinduramo icyo bita alcool éthylique, ariyo iriya tubona mu nzoga, bikaba byatuma umuntu aba ari gukora alcohol mu mara ye ariko atabizi. Ari na hahandi bashobora kumuhuhisha mu cyuma kireba ko umuntu yanyweye ibinyobwa bisembuye birimo alcohol, ugasanga cyerekanye ko yanyweye inzoga kandi atayinyweye. Ikindi nanone, kurya imbuto nabi nyinshi kandi ukazirenza hejuru y'ibiryo, kubera iyo fenomene iba mu mara, bishobora no kongera ibyago byo kurwara umwijima wa cirrhose, udatewe n'inzoga, ahubwo waturutse nyine kuri ya migirire yo kurya imbuto ugahita uzishyira buri gihe hejuru y'ibiryo, igogora ritagenda neza, bikatubyarira nyine ko mu mara ya alcohol iza kubonekamo, hanyuma ikaza kwinjira mu maraso, ikazagenda inaniza umwijima buhoro buhoro. Aha ngaha ubushakashatsi bwabibonye igihe babonaga abantu barwaye cirrhose cyangwa se urushwima, hanyuma abo bantu ariko bakavuga yuko batigeze banywa inzoga, kandi bigaragara ko bo barwaye cirrhose alcoolique, ariko mu by'ukuri atari iyo mpamvu, ahubwo byaraturutse kuko bari abarya b'imbuto cyane, kandi bakazirya bamaze kurya bagahita bazishyira ku biryo, hanyuma ryagogora ritinda rikaza kuba rirangiza ritanze ikibazo gikomeye. Imbuto rero uretse kuba zirimo imyunyungugu, udukatsikatsi dutuma amara akora neza, zikabamo n'amavitamine atandukanye, zibamo n'isukari. Isukari yo mu mbuto rero akaba atari iyo kwirengagiza, cyane cyane iyo umuntu anyweye ji y'imbuto. Akenshi dushobora kunywa ji y'imbuto ibikozwe n'imbuto nyinshi, hanyuma iyo uyinyweye uyinywa mu minota mikeya cyane, kandi na twa dukatsikatsi tuba twavuyemo. Ni ukuvuga ngo ishobora kuzamura isukari kurusha igihe turiye imbuto nyambuto tutabanje kuzikoramo ji, kuko icyo gihe dufata umwanya wo kuzikanjakanja, kandi na twa dukatsikatsi twose tuba turi kumwe nazo. Wa mwanya rero ntabwo isukari ihita iza ku muvuduko umwe mu mubiri nk'uko umuvuduko yaje ifite igihe twanyweye ji byari bimeze. Niyo mpamvu tugira inama abantu rero
kurushaho kuba barya imbuto nk'imbuto kurusha uko bazifata nka ji, kuko zishobora kuzamura isukari cyane cyane ku bantu barwaye diyabete bagomba kubyitondera cyane, bakajya bakoresha ji y'imbuto gakeya kurusha uko bakoresha imbuto nyambuto nyine bakase bakarya zikiri kumwe n'udukatsi twazo, kugira ngo isukari iye kwinjira cyane. Ni ukuvuga ngo ku bwoko bumwe bw'imbuto, umwe yanyweye ji undi akarya imbuto, ntabwo isukari mu maraso izamuka kimwe. Murabyumva rero ko kurya ntabwo ari ugupfa kurya, tuba dukeneye inama nyinshi kugira ngo turye neza kandi ibyo turiye bishobore kutugirira umumaro ku buzima bwacu. Niba rero wakurikiye iki kiganiro ukaba hari ikintu wungutse, turagusaba kuduha komanteri ukatubwira uko wabigenzaga, gusangiza abandi kugira ngo nabo barusheho kubimenya, kandi tukwibutsa ko muri La Pervenche duhari ku bwanyu kugira ngo tubafashe mu bibazo bitandukanye, mu nama zitandukanye zijyanye n'imirire, kandi kubabona mufite ubuzima burushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.